Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kubw'umwanya mwiza kubwo uyu munsi w'icyumweru, kandi nanezerewe kubw'abaririmbyi n'indirimbo zaririmbwe, cyane cyane ahavugaga ngo mfite umubyeyi, mfite Imana data, kandi ndahamagara Imana ikanyumva. Mfite Imana data yumva gusenga kwanjye, ndetse n'indirimbo yavuze iti tuhaguruke tumurike urumuri kugeza ubwo umuntu wa nyuma ku isi azumva ubutumwa bwiza. Abaririmbyi rero Imana ibahe umugisha kandi ibagire neza. Reka twongere dusome nanone ijambo ry'Imana mu Balewi igice cya 25 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17. Muri uwo mwaka wa yubile mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we, ntimukariganyane uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubile, aba ariko kugura kuri mugenzi wawe nawe akugurisha nk'uko imyaka y'amasaruro ingana. Uko ubwinshi bw'iyo myaka bungana aba ariko wungura igiciro, kandi uko ubuke bw'imyaka bungana aba ariko ugitubya, kuko umubare w'umusaruro ari wo akugurisha. Ntimukariganyane, ahubwo mutinye Imana yanyu, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi, ubutumwa bw'iki cyumweru, abakozi bo gukiza isi. Tumenye ko turi abakozi bo gukiza isi, turi abakozi Imana ishaka gukoresha kugira ngo ikize isi, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no ku bandi, ndetse ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana rigere ku isi yose. Turi abakozi rero bo gukiza isi. Murabizi ko habaho umunsi w'abakozi. Umunsi w'abakozi, abakozi akenshi bagira ikiruhuko. Kubera iki? Kuko ubusanzwe amasaha 24 ubwo umunsi w'abakozi watangiraga uhereye muri Amerika mu mwaka w'1885, cyane cyane barebye basuzumye uko amasaha y'akazi, amasaha 8 y'akazi, amasaha 8 y'ikiruhuko, ndetse n'amasaha 8 yo kwidagadura. Niyo mpamvu rero muri uwo mwaka w'1885 nibwo batangiye kugira igitekerezo, gusa baje kubishyira mu itegeko nanone nyuma y'imyaka 2 y'icyo gihe. Kubera iki? Kuko abakozi batuma igihugu kimera neza, abakozi batuma ni imbaraga z'igihugu, kandi n'ubundi abakozi bazana uburumbuke mu gihugu ndetse no mu muryango, reka mvuge ngo no mu itorero. Kubw'ibyo rero uyu munsi nk'abantu b'Imana, uyu munsi ni umunsi w'Imana, ni umunsi w'Uwiteka, ni umunsi wo ku cyumweru, reka mvuge ngo ni umunsi w'ikiruhuko. Kuko ku cyumweru gishize muribuka twari dufite ubutumwa buvuga ngo umwaka w'ikiruhuko. Kubera iki kiruhuko rero? Kuko hari n'igihe cyo gukora. Uyu munsi turabigarukaho ku byerekeranye na yubile. Turaza kubona kubera iki Imana yategekaga ubwoko bwayo kugira ngo n'ubundi bubashe kwizihiza yubile. Dukomeje rero ubutumwa bwo ku cyumweru, kandi bushingiye ku gitabo cy'Abalewi. Kubera iki? Kuko igitabo cy'Abalewi n'ubundi kigenda kitwigisha ibyari byerekeranye n'ibyo Imana yatubwiraga, cyane cyane ibyerekeranye n'urusengero, ibyerekeranye n'abatambyi, ibyerekeranye n'ibitambo, ibyerekeranye n'amateraniro, ibyerekeranye ndetse n'ubukungu n'ubutunzi, ndetse n'iminsi mikuru. Uyu munsi rero ni ngombwa yuko wumva ijambo ry'Imana. Wamara kumva ijambo ry'Imana ukarifata kandi ukarikomeza, maze iyi minsi yose ikurikirana y'icyumweru ukazirikana yuko uri umukozi Imana ishaka gukoresha kugira ngo ubashe gukiza isi. Abayahudi rero bagize ibanga rikomeye cyane, kandi ni ugenzuye byaragenzuye, kandi byabashije kumenyekana yuko ahantu bari bakunze gutahukana intsinzi, bakunze gutunganirwa. Bishatse kuvuga ikiro, bishatse kuvuga yuko Abayahudi baje kwisanga bafite ibanga, cyane cyane byo gutoza abana babo uburyo bwo gushyira imbaraga mu ijambo ry'Imana. Kandi iyo babigisha cyane cyane bababwira yuko hari amaboko abiri batagomba kureka ngo ukuboko na kumwe kubashe kwibagirana. Ayo maboko abiri rero iyo bigisha abana babo babatoza ko ukuboko kumwe kugomba gufata Imana n'ijambo ryayo. Niyo mpamvu iyo babigisha mu masinagogi babashoboza kugira ngo bafate mu mutwe ibitabo bya Mose. Kubw'ibyo rero ukuboko
kushingiye ku Mana, ukuboko gushingiye ku bushake bw'Imana, ukuboko kubakiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo babitoza abana babo. Murabyibuka cyane cyane mu Gutegeka kwa kabiri ndetse no mu Migani igice cya 22 mu wa 6 ngo menyereza umwana inzira azanyuramo azarinda asaza atarayivamo. Iryo jambo rero bararifata bakarikomeza kandi bakaryubakiraho. Ndetse no mu Gutegeka hatubwira yuko abana baganirizwa ijambo bagiye kuryama, ijambo ry'Imana babyutse, ijambo ry'Imana bagiye hanze, bagarutse kurihambira ku kuboko ndetse no mu ruhanga. Kubera kuko ijambo ry'Imana nk'uko Abayahudi babyizera nuvuga ngo ni ukuboko gukomeye cyane. Kandi ukundi kuboko rero bitewe nuko babigishaga, ukundi kuboko kukaba kwerekeranye n'imari, ubutunzi. Mbese kuva umwana afite imyaka 13 mu muryango w'Abayahudi agomba kuba afite umutungo uhagije, kubera ko batangira kubazigamira bataranavuka, batangira kubazigamira bakabafunguriza konte muri banke, none bakabashyiraho amafaranga, kugeza rero ubwo umwana w'imyaka 13 akorerwa umunsi mukuru wo kwinjizwa mu bakuru, mu bantu bakuze. Kandi icyo gihe agatangira abafite ubushobozi bwo kumenya uburyo bwo gukoresha umutungo. Mu gihe ibihugu byinshi abantu batekereza yuko umwana kugira ngo agire uburenganzira ku mutungo cyangwa ku mafaranga atari byo, bagategereza abanza kuri, ariko bose uko babibona bamenyereza umwana uburyo ki amafaranga ari ngombwa kandi no kuyashaka ari ngombwa. Abakozi bo gukiza isi, Imana itugirire neza kandi Imana idushoboze. Niyo mpamvu rero usanga yuko Abayahudi ni bamwe muri benshi babashe kubona ibihembo byo mu rwego rw'isi. Kandi Abayahudi bafite za kampuni, bafite imishinga ikomeye cyane, bafite buryo ki bubakira ku ijambo ry'Imana, cyane cyane ku isezerano rya kera. Reka mvuge ngo ku bitabo bya Mose, maze bagatangira bashyira ubushake bw'Imana, iminsi mikuru Imana yashyizeho, iby'ikiruhuko, ibyo byose bakabishyira mu bana, bakabihererekanya no kubazavuka hanyuma. Imana rero idufashe kandi uyu munsi dufate isezerano. None twibaze rero ni ukubera iki nubwo bigaragara ko atari benshi ariko babasha kugira ibyo bageraho kandi mu buryo bw'indashyikirwa. Reka dutekereze rero mu buryo butatu maze tubashe kugira icyo dufata muri iki cyumweru. Kandi dutekereje ibyerekeranye n'akazi dukora, akazi ukora, utekereze yuko hari icyo Imana igushakaho muri ako kazi kawe. Utekereze ko ako kazi kawe hari uburyo ki Imana ishaka kukagira igikoresho kugira ngo n'ubundi ubashe kugira ngo wagure ubwami bw'Imana. Ikintu cya mbere Imana yategetse Abisirayeli nibagera i Kanani, icyambere ni ukubaka ubuturo, ndetse bakiri mu butayu, kubaka ubuturo bwera bw'Imana mu butayu. Icyo nicyo kintu cya mbere Imana yababwiye. Kubera iki rero turagomba gusobanukirwa, kuko umaze kugira imbaraga z'umwuka, imbaraga z'Imana uvana mu buturo bwera bw'Imana, umaze kubabarirwa ibyaha, umaze kuvanirwaho umutwaro w'ibikomere ndetse n'inkovu zo muri Egiputa, ukabasha kugirana ubuntu n'ubusabane n'Imana, aho ngaho ushobora gutangira ugashaka izindi mbaraga. Niyo mpamvu rero Imana ikintu cya mbere yababwiye mu butayu, yarabwitumva rero munyubakire ubuturo bwera. Icyo gihe rero bose n'umutima umwe, bose n'umutima wose bazana ibyagombaga n'ubundi kugira ngo byubake ubuturo bwera bw'Imana. Kubw'ibyo rero Imana yatanze amabwiriza kugira ngo buri wese azane ubutunzi bwe, azane ubutunzi bwe kubw'ubuturo bwera. Ndetse murabyibuka ko twigeze kuganira ku byerekeranye n'abagore b'icyo gihe bazanye indorerwamo zabo, bazizana Ababezaleli na Aholiyabu, bari abahanga cyane mu gucura ndetse no gutunganya ibyo mu rusengero, maze izo ndorerwamo zabo barazihara kugira ngo ababaji n'abubatsi n'abanyabugeni n'abanyabukorikori babashe gutunganya igikarabiro. Mbese abatambyi bagombaga gukoreramo umuhango bagiye gutamba igitambo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero kubaka ubuturo bwera mu butayu, icyo nicyo kintu cya mbere bagombaga guheraho kandi nicyo bagombaga gukora. Igihe rero batahukaga nanone bavuye i Babuloni, bamaze kuva i Babuloni, icyo gihe mu kuva murabizi yuko bayobowe n'abakozi b'Imana, bari barimo Zerubabeli, bari barimo Ezira, bari barimo Nehemiya n'abandi. Icyo gihe ikintu cya mbere Imana yababwiye nibagera iwabo, Imana yababwiye ko bagomba kubaka urusengero. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga rero yuko
ubutumwa bwiza nicyo kintu cya mbere, nizo mbaraga za mbere tugomba gushaka. Nubwo dufite imirimo dukora isaba n'imbaraga z'umubiri, ariko izo mbaraga z'umubiri, imbaraga z'amafaranga, imbaraga zo kugira abantu, izo zose zibanzirizwa n'imbaraga tuvana mu rusengero. Imana ishimwe cyane, n'imbaraga tuvana imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana yababwiraga icyo gukora, ikabwira iti muzane amaturo, muzane ibya cumi, kandi mukomeze muziririze iminsi mikuru. Kubera iki? Kubera ko iyo minsi mikuru n'abazavuka hanyuma bazibaze kubera iki mbese nk'uyu munsi ku cyumweru tugira umunsi udasanzwe wo kuba imbere y'Imana ku buryo bw'ijambo ryawo n'amateraniro. Nubwo indi minsi yose mu cyumweru murabizi tugira amateraniro tugasenga, murabizi tujya imbere y'Imana, ariko se noneho kubera iki uyu munsi? Ni ukubera ko ni umunsi w'Uwiteka, ni umunsi umwami Yesu Kristo yazutseho, haleluya, akaba ari muzima. Niyo mpamvu rero uyu munsi by'umwihariko ni umunsi duhabwa ijambo ry'Imana. Ubwo Abisirayeli bavaga mu bunyage bavuye i Babuloni bagataha, icyo gihe buri munsi Ezira umukozi w'Imana yahagaraga imbere yabo agakomeza asoma ijambo ry'Imana. Ariko iminsi mikuru, umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pantekote, umunsi mukuru w'ihuriro no gusarura, ibyo ngibyo bagomba gukomeza babiziriza, kandi na bugingo n'ubu ngubu ibyo bintu babiha imbaraga cyane, kandi Imana igushoboze nawe ikuyobore. Kubw'ibyo rero muri make, mbere y'ibindi ni ukubanza gusobanukirwa ibanga ryo kugira imbaraga z'umwuka, maze uzirikane ko akazi kawe ari igikoresho cy'ubutumwa bwiza, ari igikoresho cy'itorero, kugira ngo akazi kawe n'ubundi Imana ikagiremo uruhare, kandi akazi kawe gaheshe izina ry'Uwiteka icyubahiro. Kubw'ibyo rero akazi kawe uragomba kukubaha, ukakubahisha, ndetse ukagaha agaciro. Icya kabiri rero, mu mwaka wa Yubile usubire muri gakondo y'iwanyu. Umwaka wa Yubile murabizi ko ku cyumweru gishize twaganiriye ku byerekeranye n'umwaka w'ikiruhuko. Ni ukuvuga ngo ubundi hari umunsi w'ikiruhuko cyangwa se umunsi w'isabato. Uwo munsi ukagomba kuruhuka. Twabonye ko kuruhuka Imana ivuga cyangwa ishaka, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko umwami Yesu ni umwami w'isabato, kandi isabato yashyiriweho umuntu, ntabwo ari umuntu washyiriweho isabato. Niyo mpamvu rero dusobanukirwa yuko isabato ni igihe cyose ugiranye ubusabane n'Imana, ni igihe cyose wizera Imana, ni igihe cyose nubwo ukora ka kazi kawe, ariko byibuze muri ako kazi iyo wabashije kugatunganya ukagasohoza neza, icyo ni ikiruhuko uhabwa na Kristo. Niyo mpamvu n'umwami Yesu yagiye ahura n'ibibazo byinshi. Kubera iki uriya muntu mukijije akaboko ku isabato? Kubera iki uriya muntu? Kubera iki abigishwa bawe? Ibyo ni ibibazo byaba abandi bashingira agakiza ku byo bakoze. Oya, agakiza ntabwo tugashingira ku byo twakoze, agakiza tugashingira ku muteguro n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu mu mwaka w'igihumbi 1517 Martin Luther yaje gusanga yuko agakiza ni ubuntu. Agakiza ni ubuntu tugahabwa n'Imana. Kubera ko twebwe nta kintu umuntu yakora ngo abone agakiza. Nta n'igiciro wazana imbere y'Imana ngo uvuge ngo nzanye amafaranga nje kugura agakiza, ntibishoboka. Kubw'ibyo rero turagomba gutekereza kuri uyu mwaka wa Yubile. Ubundi nyuma y'imyaka 7 yarangiraga habagaho umwaka w'ikiruhuko. Noneho imyaka 7 cyangwa se ikiruhuko cya buri mwaka inshuro ndwi, noneho ubwo umwaka wakurikiraga umwaka wa Yubile. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Murabyibuka twagize Yubile mu kwezi kwa gatanu, twari turi muri gahunda ya guma mu rugo, ariko n'ubundi ntabwo byatubujije kugira umunezero, kandi ntabwo byatubujije gukora icyo Yubile isobanura. Yubile icya mbere nk'uko twasomye hano, kubabarira, guharira abandi imyenda. Hano ibyerekeranye no kugura umurima cyangwa se kwatisha, nuvuga ngo baguraga umurima kubera iki? Kuko nyuma y'imyaka 50 wa murima wagombaga kugarurirwa wa muntu wari wawugurishije. Cyane urabizi neza yuko nk'imbata ntabwo zabaga zifite n'uburenganzira ku bintu byabo, kuko yaburaga ubwishyu bakamutwarira umurima. Ariko noneho Yubile yaba yageze akagomba kuwugarurirwa, n'imbata igahabwa umudendezo, n'udakwiye kubabarirwa akababarirwa, n'ushonje wese akagaburirwa. Iyo ni Yubile. Kubw'ibyo rero umwaka wa Yubile ni umwaka w'ikiruhuko, ndetse n'ubutaka bugomba kuruhuka. Ufite umwenda akababarirwa. Muri Matayo murabizi neza yuko dusenga isengesho ngo utubabarire imyenda yacu Mana nkuko natwe twahariye abari mu imyenda, abaturi mu imyenda. Iyo ni Yubile rero. Kubera kuko Imana yagiraga ngo none ubwo bamaze imyaka bamaze umwaka w'ikiruhuko inshuro ndwi, none uwo mwaka ukurikiye ube ari Yubile. None mbese buri wese
ahanagurirweho icyaha, buri wese agarurirwa ibye, asubire muri gakondo ye, kandi he kubaho kuriganyana, he kubaho kuriganyana, he kugira utuburira undi, ahubwo habeho kwizera Imana no gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero yubire isobanura kwizera Imana, gukiranuka no gushyira ibintu muri gahunda, no gukomeza kubaho bahanze amaso kuwiteka. Kubera iki? Ntabwo bajyaga guhinga, nta nubwo bajyaga gusarura, mbese baryaga bya bindi byimeza muri icyo gihe kumara uwo mwaka wose. Kubera iki? Kubwo kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo rero niyo yubire n'ubundi Imana yashakaga kugira ngo tugire kubabarira. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu uyu munsi, kugira ngo buri munsi ujye kubera umunsi wa yubire, buri munsi ujye kubera umunsi wumva ko ugomba kubabarira, wumva ko ugomba kurangwa n'urukundo, wumva ko ugomba guharira mugenzi wawe kugira ngo umukize, kugira ngo ukize umutima we. Nawe tekereza nk'imbata, tekereza ubuzima bw'imbata, noneho imbata idafite n'uburenganzira bwo kugira ikibazo, ariko nyuma y'iyo myaka, umwaka wa 50, buri wese agahabwa uburenganzira bwe, buri wese agahabwa umudendezo wo gusubira iwabo muri gakondo, buri wese hatabayeho kuriganyana, hatabayeho kuryamirana, ahubwo habayeho ibyerekeranye n'urukundo, ndetse no mu bitekerezo hakabaho kugira yubire kubwo kwizera Imana. Kandi ibyo ngibyo bikagusaba kugira ngo ujye ureba ibyo byose mbere y'igihe. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko ya myaka 50 igera, ubitegure, maze iyo myaka 50 izagere hari icyo witeganyirije. Reka mbabwire, uyu munsi twabisomye hano mu Balewi, nuvuga ngo nujya kugura umurima, kubera ko nyuma y'imyaka 50 uzawusubiza. Kubw'ibyo rero nugura mbere yuko hasigaye imyaka 2, wenda ku mwaka wa 48, urumva uzaba usigaje gusarura, ukurikije ibihembwe by'ihinga, wenda uzaba usigaje gusarura 2 gusa. Kubw'ibyo rero uko ugurishije uwo murima, kuko n'ubundi uzamugarukira, uragomba kumuha iki? Amafaranga makeya. Ibyo rero nibyo ijambo ry'Imana ritubwira, twe kuriganyana, ahubwo duteganye ahazaza, kandi dufite ubwenge, duhanga amaso kuwiteka, kandi tutaryamirana. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Abakozi bo gukiza isi rero, ibyo byose no kubireba, ukajya imbere y'Imana ugafata ijambo ryayo, no mu kazi kawe ukagira ubwenge, ukamenya ibyo kwiteganyiriza, ukamenya n'ingoboka. Kubera iki? Kuko nuko Imana yabishatse kandi niko yabitegetse. Iyo bitagenda bityo, ntabwo Yosefu yari kubasha guhishukirwa ibyerekeranye no kubaka ibigega mu mirenge hirya no hino, kugira ngo abantu bazabone uko barya mu gihe cy'inzara. Imana iguha ubwenge kandi iguha umugisha, ndetse ibashe kugukoresha nk'umukozi ishaka gukoresha kugira ngo akize isi. Akazi kawe rero umenye ngo ni igikoresho cyo kumenagura imbaraga z'umwijima. Reka mbabwire ngo kwitanga kwanyu muri imbere y'Imana ndetse no mu itorero, aho niho duhera dukora umurimo w'Imana, twagura ubwami bw'Imana, tugenda hirya hose mu turere tutari tumwe, mu ntara zitari zimwe, ndetse no mu mahanga. Kubera iki? Kubera kwa kwitanga kwanyu, kubera bwa bwitange bwanyu, kubera wa murimo wawe ukora, ukibuka yuko hari n'icyo ugomba kujyana imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga no mu buryo bw'itorero. Kubw'ibyo rero, ibyo ngibyo niyo mpamvu tugomba kugira imbaraga turi imbere y'Imana, kugira ngo tubashe kumenya uko dukoresha n'ubutunzi bwacu, tubashe kumenya uko dukoresha n'imari Imana iduha, ndetse no gukoresha uburyo ki imbaraga z'umwuka kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Icya gatatu nanone Imana yababwiraga iti, muzubake amasinagogi aho muzajya hose. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo Abayahudi bubakaga amasinagogi, kandi yarakubiyemo ibyumba mbera byombi byo gukoreramo inama, ndetse hakabamo n'amacumbi. None mu masinagogi niho abana bahurizwaga, ndetse n'urubyiruko bagatozwa abantu bakuze, bakabashoboza kubasobanurira ibitabo bya Mose, ijambo ry'Imana, ndetse no kurifata mu mutwe. Niyo mpamvu Imana rero yabahaga amabwiriza nk'aya ngaya, kandi na n'uyu munsi baracyagendera muri ayo mabwiriza. Ibyerekeranye no kugira amacumbi y'amasinagogi, murabyibuka Rahabu yari afite amacumbi. Kuva yari afite amacumbi rero, akaza gucumbikira abatasi, ndetse akaza kubafasha kugira ngo akize ubuzima bwabo. Icyo gihe Rahabu byamuhesheje umugisha, na bugingo n'ubu turacyamuvuga, na bugingo n'ubu turacyamutekereza. Akamabwire ngo yagiye no mu bisekuruza bya Yesu Kristo, kubera igikorwa yakoze, kubera ayo macumbi yari afite. Niyo mpamvu rero usanga yuko hari gahunda y'ivugabutumwa, cyane cyane imbere y'amashuri makuru, hakaba hari ahantu uhuriza babahanga kugira ngo bumve ikiganiro kizamura imyumvire n'ibitekerezo kubwo kwagura ubwami bw'Imana. Aho rero tugomba gushyira
gushyiramo imbaraga cyane cyane mu burezi kugira ngo dutegurize imyaka, ntabwo ari imyaka 50 gusa, ahubwo imyaka 100, imyaka 200 kubwo uburezi tubushyizemo imbaraga. Aho ngaho rero nibyerekeranye no kubaka amasinagogi. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero bigishaga abana kubona ahazaza mbere y'igihe, kubona ahazaza mbere y'igihe, kugira ngo hatazagira uvuga ngo iyo mbimenya, iyo mbibwirwa, iyo mbyigishwa yuko mu gihe kiri imbere akazi kazagenda kagabanuka, iyo nkiza kumenya yuko hari amarobo azaza gukora ibi ngibi ndi kwiga, wenda mba narize biriya. Murabizi neza ko no mu gihe cya none hari amashami menshi muri university atakibona abanyeshuri kuko byamaze kugaragara yuko ayo mashami atagitanga akazi. Kubw'ibyo rero mwebwe abakiri bato namwe urubyiruko, ni ngombwa gutekereza uri imbere y'Imana, ugafata Imana mu kuboko kumwe, ugafata economy cyase ubutunzi, imari mu kundi kuboko, kandi ibyo byose ukabikora kubwo guhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro, kugira ngo ube umukozi wo gukiza isi. Imana igumugisha. Kubw'ibyo rero umurimo wawe uwubahe, uwuhesha agaciro kandi uwubahishe. Kubera iki? Kuko Imana irashaka kugukoresha. Kuva uyu munsi rero ubigira icyifuzo cyiherero, kugira ngo mu masaha yawe 28, twabonye ko abakozi bagira amasaha 28, bakagiramo amasaha 8 y'akazi, bakagiramo amasaha 8 y'ikiruhuko, ndetse n'amasaha 8 yo kwidagadura. None muri icyo gihe cyose wahawe rero ugira ibyifuzo usengera kubw'amasaha 28, ugire ubutunzi bwawe ubutekerezeho kandi ubukoreshe kubw'amasaha 28, ndetse andi masaha 28 nanone uyakoreshe kubw'ivugabutumwa ry'ubutumwa bwiza. Kubw'ibyo Imana izaguha igisubizo kandi izaguhaza ibyiza. Haleluya. Niba urwaye, niba utarwaye, ibyo biribazwa. Icyangombwa cyane wihutira kumenya ni uko uri umwana w'Imana, ni uko Imana iri kumwe nawe. Ibyo bindi hasigaye ugahazwa n'ubuntu bw'Imana ndetse ugakoreshwa n'Imana, kuko nitumara guhinduka tuzabasha guhindura isi. Nugira imbaraga, abakuzengurutse bazagira imbaraga kubera wowe umwe. Imana ikugire neza kandi guhesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo ukwezi kwa 10 tugiye gutangira kuzakubera ukwezi k'umugisha, ukwezi ko gukoreshwa n'Imana, kandi ukwezi ko kugira imbaraga haba mu kwizera, mu buzima busanzwe, ndetse n'ibyo uzaba utunze Imana iguha kandi kugirire neza, ndetse Imana iguhindurire amateka. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe imbazwa wawe icyubahiro. Mana nzima, Mana nziza, uduhamagarira kugira ngo dukore kandi dukorane umwete, kandi mu mirimo yacu, mu byo dukora waduhaye imbaraga n'umugisha n'ubumenyi n'ubuhanga, byose tubikoreshe mu kuguhesha icyubahiro kugira ngo izina ryawe rimenyekane. Ni kenshi dushaka kumenyekana kubw'ibyo ngibyo waduhaye, ariko uyu munsi kubw'ijambo ry'uyu munsi turashaka guhinduka rwose, maze tukayoborwa nawe, tukaba abo wishimira, nk'uko hari benshi batubanjirije wahaye umugisha, barimo Aburahamu, barimo Isaka, ndetse barimo Yakobo n'abandi bakurikiyeho. Abo bose bateye intambwe baca bugufi kandi bafite ibanga ryo kugira igicaniro imbere yawe. Kubw'ibyo uhabwe icyubahiro Mwami wacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen.